kandi Imana y'amahoro tugirire neza, irushaho kudushyigikira kandi irushaho kuturwanirira, irushaho kutuba hafi. Nanone mbahaye ikaze kugira ngo tuganire ku jambo ry'Imana. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku jambo ribasha kutubatura, rikatwegeranya n'Imana, rikatwegeza hafi y'ubwiza bw'Imana. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Ariko nk'uko nabibabwiye, ntabwo twakwishoboza nk'abantu, gusa reka tubanze dusenge, twiyambaza Imana aba ariyo idushyigikira muri uyu mwanya mwiza tugiye kwinjiramo. Kandi nawe aho uri mfashe ufukame dufashanye gusenga, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bana mu izina rya Yesu, Imana igira neza, Imana itabara, Imana ifite imbaraga, Imana y'ubutware kandi Imana y'ubushobozi, Imana y'icyubahiro, Imana y'amahoro, Imana iriho kandi yahozeho. Izina ryawe rishimye kandi izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro, izina ryawe rishirwe hejuru. Gushimiye kuri Imana ikomeye kandi Imana ihambaye, gushimiye kuri Imana y'imbabazi. Niyo mpamvu manje kugusaba ngo tweze udutunganye, utubabarire uko watubonye kose, ubugoryi bwatugaragaye. Umwami Imana igira neza, utubabarire. Mwami Imana, turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ariko ndagusabye ngo amaraso yawe atweza dutunganye, aduhanaguraho bya bindi byose byaduteranya nawe, bya bindi byadutandukanya n'ubwiza bwawe, bya bindi byadutandukanya n'imbaraga zawe, bya bindi byatujyana kure y'aho dukeneye. Izina ryawe rihimbazwe kandi izina ryawe rishirwe hejuru. Reka amaraso yawe ababarira ababyeyi, yeza abasore ndetse n'abagabo, yeza abakobwa n'abana batoya. Izina ryawe ryamamare, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Duhagarare imbere yawe Mwami Imana igira neza, tudafite mu kwica urubanza mu mitima yacu, ahubwo duhagarare imbere yawe dufite ubushizi bw'amanga. Izina ryawe rihimbazwe. Mana rero ndagushimye ko waturinze, ndagushimye ko wabaye ku buzima bwacu, ndagushimye ko waduhagarara ukaturwanirira. Izina ryawe ryamamare. Iyo hataba ukuboko kwawe, benshi baba barapfuye, baba barageze ahacecekerwa, benshi baba baribagiranye, mirimo n'imigambi iba yarashize. Ariko ndagushimye kuri Imana itandukanye n'abantu, ndagushimye kuri Imana igikora ibikomeye, ndagushimye kuri Imana itita ku bugoryi bwacu, ahubwo ngushimye kuri Imana yita ku mbabazi. Yaba ukora nk'abantu, Mwami Imana igira neza, ntabwo uyu mwuka duhumeka tuba tuwufite. Yaba ukora nk'abantu, mu izina ryawe ryera, Mwami Imana igira neza, ahacu haba haribagiranye, benshi ntabwo baba bahagaze, benshi baba barimo kurira. Ariko ndagushimye ko waturinze, ndagushimye ko waduhagazeho. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Warinze igihugu cyacu, Mwami Imana igira neza, urinda ubusugire bwacu. Izina ryawe ryamamare, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Rero ngushimiye umwanya mwiza uduhaye, umwanya wo kuganira ku jambo ryawe. Nyemera Mwami Imana igira neza, ntiribe ijambo ryo guhimbaza umwana w'umuntu, ahubwo ribe ijambo rihindura imitima yacu, ribe ijambo ritugarura ku cyubahiro cyawe, ribe ijambo ritugarura hera hawe, ribe ijambo ritugarura mu gukiranuka. Izina ryawe ryamamare, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uri buryumve wese, Mwami Imana igira neza, ribashe kumuhindura, ribashe kumuhindura. Mwami Imana ribashe kumutera gufata umwanzuro wo gukora ibyo ushaka ndetse n'ibyo wishimira. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ngaho komeza kwamamara, komeze guhimbazwa, komeze gushirwa hejuru. Tuguhaye ikaze muri iki kiganiro, uzubane natwe kandi udushigikire. Byose ndambaje neze mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro itugire neza kandi Imana y'amahoro irushaho kudutabara, irushaho kudushigikira. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira uyu munsi ni ijambo rivuga ngo intambwe zo gutsinda icyaha. Ariko turaza kureba intambwe ya mbere, kuko ni intambwe nyinshi nshaka ko tuzaganiraho. Ariko muri izo ntambwe nifuje ko tubaza twaganira ku ntambwe ya mbere, intambwe yo gutsinda icyaha, intambwe yo kuba twajya kure y'icyaha, intambwe yo kuba twajya kure ya Satani, tukarushaho kwakira ubwiza bw'Imana, tukarushaho kwakira imbaraga z'Imana, tukarushaho kwakira ubutsinzi buva ku Mana. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro kandi izina ry'Imana yacu rishirwe hejuru. Bundi umukristo wese ahava akagira
yakagombye kuba umuntu utsinda icyaha. Mukristo wese ahava akagera yakabaye umuntu utsinda icyaha, agatsinda icyaha agaragara, agatsinda icyaha atagaragara, agatsinda icyaha mu mirimo akora, agatsinda icyaha mu nshuti ziwe, agatsinda icyaha mu nzira anyuramo, agatsinda icyaha mu mikorere yiwe, akarushaho guhesha Imana yacu icyubahiro. Rero gerageza nawe uba umukristo utsinda icyaha. Niryo jambo cyako tuganira, gutsinda intambwe zakubashisha gutsinda icyaha. Mukristo uri umuririmbyi, uri umuvugabutumwa, wakabaye wa muntu utsinda icyaha, udafite muri we inzira zimuhuza n'icyaha. Imana yacu irushaho guhabwa icyubahiro, kandi Imana yacu irushaho gushyirwa hejuru. Niba hari ikintu kibabaza, ni ukuba witwa umukristo uri mu itorero, witwa umuhanuzi, witwa umuvugabutumwa, witwa umupasitoro, witwa umuririmbyi, witwa umudiyakoni, mbega abantu bakuzi nk'umuntu w'umukristo mwiza, mbega bakuzi wo gukiranuka, ariko wowe wiyiziho icyaha kandi icyaha cyakunaniye. Ibyo bintu birababaza cyane, ku buryo wowe ubwawe niyo ugeze ahabera b'Imana bateranye, wumva ufite kwikira urubanza muri wowe, wumva ufite ipfunwe, wumva nta cyizere wifitiye, uko abandi bagufata nk'umukristo, ariko wowe hari ingeso wiyiziho, hari akananiranye kagiye ku buzima bwawe wanze kurekura. Nubwo uri guhanura, ariko hari ingeso wiyiziho yanze kukurekura. Nubwo uri kubwiriza abantu bakubona nk'umuvugabutumwa mwiza, ariko hari ingeso runaka wiyiziho. Kuba uri pastor, abantu bagukurikiranye bategereje kumva ikiva mu kanwa kawe, bagendera ku cyo babwiye, ariko ukaba wiyiziho ko hari icyaha runaka cyakunaniye. Ibyo bintu birababaza cyane cyane, ndetse cyane bikomeye. Ariko Imana yo mu ijuru iduhereza imbaraga tubashe gutsinda icyaha. Imana iduhereza imbaraga, kandi Imana idushoboze, Imana irushaho kudutsindishiriza. Icyo gihe bikumaramo ubushizi bw'amanga. Iyo abantu bakuzi nk'umukiranutsi, bakuzi nk'umukristo, wowe wiyiziho inenge runaka, bikumaramo ubushizi bw'amanga. Niba wari umuvugabutumwa, niyo ugiye kubwiriza, hari igihe ujya kubwiriza abantu bakebura ngo bagaruke mu nzira nyakuri, wakibitekerezaho ukibuka ko inzira ugiye kubabwira bagomba kuvamo nawe uyirimo, bikumara ubushizi bw'amanga. Wajya kuririmba ukumva kuririmba atari ibyawe, wajya gukora ubudiyakoni ukumva umurimo urimo atari uwawe, wajya gusenga ukumva gusenga imbaraga zo gusenga zashize muri wowe. Ibyo ukoze byose ntabwo ubugihamanya nabyo, nta ubushizi bw'amanga bwarashize muri wowe, uba wuzuye ubwoba, wuzuye ipfunwe, wuzuye ikimwaro. Murabizi iteka neza ko iyo umuntu umukristo iyo akoze icyaha, hari imbaraga zishira muri we, hari ukuntu yitakariza icyizere, ndetse rimwe na rimwe akumva ko Imana yagiye kure y'ubuzima bwiwe kubera icyaha yagize ute yakoze. Ubushizi bw'amanga bushira muri we. Niyo avuga wumva nta bushizi bw'amanga afite, niyo asenga wumva nta bushizi bw'amanga. Ariko bene data, mureke dusaba Imana iduhereze gutsinda icyaha ndetse n'igisa nacyo. Ntabwo waba uri umusambanyi ngo ubwirize abantu ngo babwire ngo mureke ubusambanyi. Ntabwo waba uri umujura ngo ubwire abantu mureke ubujura. Ntabwo waba uri umumamyi ngo ubwire abantu ngo bareke ubumamyi. Ntabwo bibaho. Ntabwo waba ugira urwango mu mutima wawe ngo wigishe abantu kugira urukundo. Icyo gihe bikumaramo ubushizi bw'amanga, nta cyizere uba ukifitiye. Uragenda ariko ukagenda n'ipfunwe, uragenda ukagenda n'ubwoba, uragenda ukagenda n'ikimwaro. Ariko iyo
uri umukiranutsi biguhereza imbaraga, uhita uba nk'intare, ukagira imbaraga zidasanzwe. Ahantu hose wahatambuka, ugatambuka wumva nta pfunwe ufite, nta kimwaro ufite, nta bwoba ufite, wumva ufite ubutsinzi muri wowe, uba ufite gutsinda icyaha mu buzima bwawe. Ariko iyo udafite gutsinda icyaha, ugenda wububa. Imana yo mu ijuru idufashe, kandi Imana yo mu ijuru irushaho kuturwanira. Iyo ufite icyaha mu buzima bwawe, bikumara imbaraga ku buryo no mu rugendo uragenda bikakunanira. Urugendo dukora rurakunanira. Icyo nakwifuriza ni uko wabasha gutsinda icyaha. Umubyeyi ugatsinda icyaha, wa mukobwa ugatsinda icyaha, umugabo agatsinda icyaha, wa musore ugatsinda icyaha, mu burinzi bwawe ugatsinda icyaha, ahagaragara n'ahatagaragara ukabasha gutsinda icyaha. Imana yo mu ijuru idufashe, kandi Imana yo mu ijuru irushaho kutugirira neza. Dore ngiyi ntambwe ya mbere yo gutsinda icyaha, ni ukwakira imbabazi. Intambwe ya mbere yo gutsinda icyaha ni ukwakira imbabazi. Kwakira imbabazi biri mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, urugero, twakira imbabazi cyagihe tuvuka bwa kabiri, nibwo tuba twakiriye imbabazi. Tuba tumaze kwitandukanya n'isi y'icyaha, twinjiye mu isi y'ubugingo. Iyo umuntu avutse bwa kabiri, aba atsinze icyaha, aba yakiriye imbabazi, aba yakiriye ubushizi bw'amanga, akumva akomeye muri we. Hari ukuntu abantu bitiranya ibintu, umuntu akitiranya agakiza n'imirimo. Umuntu akitiranya agakiza no kuba yaravukiye mu itorero, kuba waravutse mama wawe ari umuririmbyi, ari umudiyakoni, kuba waravutse mu rugo iwanyu ari abapasitoro, kuba waravutse iwanyu basenga. Ibyo ngibyo bikagenda bikakubamo, kuba uterana ku cyumweru ukumva ko nyine warangije kuba umukiranutsi. Ntabwo kuba umukiranutsi ari ibyo ngibyo, ahubwo kuba umukiranutsi ni cyagiye wowe ubwawe utera intambwe, kuba ngo ngiye kwitandukanya n'isi nari ndimo, ninjire mu isi y'umwuka wera, isi yo kuyoborwa na Kristo. Imana idufashe, kandi Imana itugirire neza, irushaho kuturwanirira. Umuntu akaba ari umuririmbyi, akibwira ko kuba mama wakijijwe nawe nyine arakijijwe. Ariko mama wawe nubwo akijijwe kubwe, ntabwo akijijwe ku bwawe. Kuba madamu wanjye yaba akijijwe, ntabwo bivuze ngo nanjye ubwanjye ndakijijwe. Akijijwe kubwe, ntabwo akijijwe ku bwanjye. Icyo abantu bakunda kucibeshaho. Kuba umwana yaravukiye kwa pasitoro, tukumva ko akijijwe, ibyo naho bihuriye n'agakiza. Imana idufashe, kandi Imana itugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu Bakorino ba kabiri ibice 5, turasoma umurongo 21 wonyine. Twumva icyo Bibiliya irimo bitubwiraho. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Yo bene data, ngo kuko utigeze kuba icyaha, kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha. Utarigeze kumenya icyaha, utarigeze akora icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo tubashe kwakira agakiza. Imana ishimwe. Uwo ni Kristo, yahindutse icyaha ku bwawe, ahinduka icyaha ku bwanjye, arakubitwa, arababazwa, kugira ngo ubashe kwakira agakiza. Ariko ikimbabaza nuko abantu benshi bakinira muri aka gakiza. Ugasanga umuntu ni umuvugabutumwa, ariko ntabwo afite imbuto zikwiye umuvugabutumwa nyawe. Ugasanga umuntu ni umuvugabutumwa, ariko inzira ze zitandukanye n'izo Kristo ashaka. Bene data, reka tubashe kuba abantu banejeje Imana, tuba Kristo batarabizina. Twe kuba Kristo mu rusengero
muri tugera mu midugudu dutuyemo duhinduke. Gasanga umuntu avuye gusenga yagera mu mudugudu wajya kubaza hatuye mbese amakuru ya runaka bakakubwira amakuru atandukanye n'uko wari umuzi. Nubwo ari umuvuga butumwa ariko mu mudugudu atuyemo navuga butumwa afite. Turi kuganira intambwe zo gutsinda icyaha. Intambwe ya mbere turi kuganira ni ukwakira imbabazi z'Imana. Ijambo ratubwiye ngo kuko utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu twebwe. Rero duhereza agaciro icyo kintu, nuhereza agaciro iri jambo, bizatuma nujya no gukora icyaha wibuka ko hari uwigeze kuba icyaha ku bwawe ndetse no ku bwanjye. Wego nubwo ngiye gukora ibi ngibi, hari uwakubiswe, hari uwiswe igisambo yitwa umubeshi ku bwanjye kugira ngo mbone ubugingo buhoraho. Imana idufashe kandi Imana idushigikire, irushaho kudutabara. Ibi bintu kubimenya niyo ntangiriro cyangwa ntambwe ya mbere ituma umuntu abasha kumenya gutsinda icyaha, akamenya n'agakiza icyo ari cyo. Uko numenya ko Kristo yahindutse icyaha ku bwawe, bizagutera imbaraga zo kuba utakora icyaha, ndetse uzahereza agaciro amaraso yamenye. Nujya no gukora icyaha wibuke ko hari umuntu wigeze kubabara kugira ngo ubone agakiza, kugira ngo ubonere ubugingo muri we. Mana yo mu ijuru dufashe kandi Mana yo mu ijuru irushaho kudushyigikira. Icya kabiri, igihe wakoze icyaha cyangwa wacumuye, reka dusome mu Bakorinto ba mbere ibice 6 umurongo wa 11 kumbe kuno arimo kutubwira. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo kandi bamwe muri mwe mwari nkabo, ariko mwaruhagiwe, mwarejejwe, mwatsindishirijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umva ko natubwiye kandi bamwe muri mwe mwari nkabo, ariko mwaruhagiwe, mwarejejwe, mwatsindishirijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Ngo natwe ubwacu twari nkabo, twari nk'abandi ducira imanza, twari abasambanyi, twari abajura, twari abantu babi badakwiye kugirirwa impuhwe, ariko ngo duhindurwa kuba abana b'Imana n'umwuka wera mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Twahinduwe abana b'Imana ku bwa Kristo, ariko twari nkabo. Gusa ntabwo dukwiye kwifata nkabo kuko twatandukanye nabo. Nta nubwo dukwiye kugendera mu nzira zabo, nta nubwo dukwiye kwicarana nabo. Twari nkabo ariko twakuwe muri bo. Rero kugira ngo ubashe gutsinda icyaha nuko uzagira ibyo witandukanye nabo, ugira abantu witandukanye nabo kugira ngo udakomeza kugendera muri izo nzira. Uko nugendera n'umusambanyi uzasa nawe, nugendera n'umujura uzasa nawe. Kenshi turavuga ngo ningendera n'umujura cyane ngo nzamuhindura. Okay, uzamuhindura ni byiza, ariko banza umenye umuntu muri kugendana ingendo ye n'imyumvire ye ni yihe. Imana idufashe kandi Imana idushigikire, irushaho kutugira neza. Kwiga kwakira imbabazi niyo ntambwe ya mbere yo gutsinda icyaha burundu, ugatandukana nacyo. Kwakira imbabazi, ni wakira imbabazi ugacumura, warangiza ukavuga ngo Mana mbabarira, icyo gihe bizatuma uhora ufite ubushizi bw'amanga mu buzima bwawe. Niwiga kwakira imbabazi. Ariko hari umuntu ukora icyaha, umuntu
umuntu agapfukama agasenga, yaba ageze mu kibazo runaka agatangira gutekereza ko hari icyaha yakoze Imana itamubabariye kikirimo kumugendaho, ariko si uko nguko bimeze, ahubwo akira imbabazi. Wumve ko bya bindi wasabiye Imana imbabazi yamaze kubikubabarira. Nanisa hari abantu babatijwe ariko akaba agitekerezaho ibyaha yakoze Imana ikibimubaraho. No, n'ubutibona mu bantu bababariwe uzarushaho gukora icyaha, Satani azarushaho kukwegera. Ariko niwumva ko wababariwe, kumva ko kubwa Kristo wakiriye imbabazi ugahinduka umwana w'Imana, wakiriye agakiza, bizarushaho kugutera imbaraga zo kunesha. Nunagera mu bibazo zavuga ngo nubwo ngeze muri izi ntambara ariko ndi kumwe na Kristo. Imana mu ijuru tugire neza. Muri iyi nzira tugenda turimo, muri urugendo dukora, hari abantu icyaha kigeraho sinzi kimeze nkuko inzu yagegwaho n'inkangu, cyangwa icyaha kikakugeraho bimeze nkuko wahura n'umwana mu nzira akakwanduza bimutunguye. Uwo nguwo niyihutira gusaba Imana imbabazi, Imana izamubabarira, azagira ubushizi bw'amanga mu buzima bwiwe. Uwo muntu wawundi ukora icyaha atagiteguye, wawundi ugenda mu nzira, mbega ku buryo ugenda mu nzira imodoka gutaha ibyondo ntabwo wari biteguye kiri buguteye ibyondo, ariko bibaye ngombwa bigutayeho. Bene uwo nagaruke imbere y'Imana akihana akayibwiza ukuri, azagira ubushizi bw'amanga muri we. Imana izarushaho kumunezerwa, Imana izarushaho kumwishimira. Timoteyo wa mbere ni igice cya mbere dusoma umurongo wa 12 n'umurongo wa 13. Reka dusome mu izina rya Yesu. Harimo kutubwira ngo ndabashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we. Haleluya. Paulo ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu ko yambashishije akangirira icyizere akangabira umurimo we. Ntabwo yakugabira umurimo wiwe ukirimo kwijandika mu byaha, azawukugabira kuko hari ibyo uzaba wamaze kwitandukanya nabyo. Maraki habwa icubahiro. Arakomeza aravuga ngo nubwo nabanje kuba umuntu umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Yo haleluya. Paul ngo ndashimira Kristo wambashishije yuko yatekereje ko yabasha kungabira umurimo we, ariko aravuga ngo nubwo nabanje kuba umutukanyi nkaburenganya abandi nkaba umugome, ariko ngubu narababariwe. Ari guhereza imbabazi yahawe agaciro, we arimo guhamya imbabazi yahawe. Nawe nuhamya imbabazi wahawe bizaguhereza ubushizi bw'amanga. Ari kubwira ati muteka mubwira ngo nubwo nabanje kuba umutukanyi ariko Kristo yaranshoboje harambashisha ngabira umurimo we. Imana mu ijuru dufashe kandi Imana mu ijuru tubabarire. Haravuze ngo nubwo nabanje kubikora ndi mu bujiji, hari ibyo twakoze turi mu bujiji, ariko twibuke ko twahawe imbabazi z'Imana. Mwene data ni wakira imbabazi bizaguhereza gutsinda icyaha. Ariko ikibabaje abantu benshi bahora mu byaha, ugasanga umuntu yasambanye none asabye imbabazi akongera agasubira gusamba, nuko asaba imbabazi ariko nahereza agaciro wamuhaye imbabazi. Uko ni wakira imbabazi uzatekereza no kuba ziguhaye. Vuga ngo niba ngiye kongera gusambana kandi hari umuntu natsi imbabazi, harya bimeze ute? Bene data niba hari ikintu nabonye gikomeye ni ukwihana. Iyo wakoze icyaha hari igihe usaba kwihana mu iteraniro, ariko ukumva umwuka uje muri wowe ukakubwira kwihana buryo kibitari ngombwa, ukabona ko nujya kwihanura busebye, ukabona ko nujya kwihanura abawandagaye, ukabona ko nujya kwihana urabumwaye mu bantu. Ariko iyo wamaze gusaba imbabazi wumva muri wowe ugize kubohoka, wumva muri wowe ugize gutsinda. Niyo utambutse muri bagenzi bawe wumva ntacyo urimo kwishisha, wumva ufite gutsinda.
Imana idufashe tube nka Pawulo, tugire guhamya, duhamye imbabazi za Kristo. Navuze ngo ndashimira Kristo ko yabonye, ntabwo yitaye ku byo nakoze, ahubwo yabonye ko ndi ukwizerwa, angabira umurimo we. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Reka dusome muri Yohana twumva ko harimo kutubwira. Ni Yohana wa mbere, ni igice cya mbere, turasoma umurongo wa 8 ndetse n'umurongo wa 9. Haranditse ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite, tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi kiranuka kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Nituvuga yuko nta cyaha twakoze, tuzaba twishutse, ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa. Yesu nashimye, ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu twakoze. Uyu muntu, iri jambo rabwira wa muntu ugira kwinangira kenshi muri we. Hari abantu bagira kwinangira, umuntu wumva ko atasaba imbabazi, umuntu wumva ko ataca bugufi, ariko umuntu nituvuga ko nta cyaha twakoze, tuzaba twishutse, tuzaba twise Imana inyabinyoma. Ariko niduca bugufi tukiyeza, tukasaba Imana imbabazi, izatubabarira. Iga gusaba Imana imbabazi, iga gusaba Imana imbabazi. Mu byo ukoze wige gusaba Imana imbabazi, mu byo uvuze wige gusaba Imana imbabazi. Imana mu ijuru irushaho guhabwa icyubahiro, kandi Imana mu ijuru irushaho gushirwa hejuru. Reka kwinangira ku cyaha wakoze, kuko icyo cyaha nandi kirimo kukuganisha ni Gehonomu. Ariko ni wegera Imana ukavuga ngo Imana mbabarira, nayo izakubabarira. Imana ishimwe kandi Imana yacu irushaho guhabwa icyubahiro. Reka twongere dusome Yohana wa mbere n'ubundi igice cya 3, dusome umurongo wa 9, twumva ko harimo kutubwira. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora icyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Umuntu wese wabyawe n'Imana ntabasha gukora icyaha. Mwene data, umukristo w'ukuri, umukiranutsi nyawe, wowe ndi wabyawe n'amazi, wowe ndi wabyawe n'umwuka, wowe ndi wavutse bwa kabiri, uwo ngombe ntabasha gukora icyaha ukundi, kuko aba yaragize kuzinukwa muri we. Ntabagitekereza icyaha ukundi, ntabagitekereza gukora nabi. Niba avuze ngo nihanye ubusambanyi, arazinukwa burundu, akamera nk'umwana uvuze ngo mvuye ku ibere rya mama, ntabwo yongera kuryo. N'umukristo wabashije kwakira imbabazi z'Imana ntabwo akora icyaha ukundi, arazinukwa burundu. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Nugira ibyago ugakora icyaha, niko ngiye gusorezaho. Nugira ibyago ugakora icyaha, cyangwa se ugakora ibikugwiririye, gira bwangu wihutire gusaba Imana imbabazi. Vuga ngo Mana nacumuye, ariko nje imbere yawe imbabarira. Gira bwangu wihute, vuga ngo Mana ndi umunyabyaha, ariko nje imbere yawe imbabarira. Nurangiza wakira imbabazi. Ibi ngibi ni wabikora, uzagira ubushizi bw'amanga muri wowe, wumva ugize gukomera, wumva ugize gutsinda. Nugera mu burwayi, wumva ugize vuga ngo nubwo ndwaye, ariko aho ndi kujya ndabizi ko ndi kumwe na Kristo, uko imbabazi z'Imana ziri kumwe nawe. Nugera mu bibazo, uzumva ufite gukomera muri wowe. Nugera mu ntambara, uzumva ufite gukomera muri wowe. Nugera ahantu hose hateye ubwoba, uzumva ufite gukomera muri wowe. Ariko mu gihe uzaba udafite guca bugufi, mu gihe uzaba udafite kwakira imbabazi z'Imana, uzahora utsindwa. Ese mwene data, waba warakiriye imbabazi z'Imana? Waba warigeze uhereza agaciro amaraso Kristo yamenye ku musaraba? Tugiye gusenga Imana kugira ngo ibashe kuduhereza imbabazi zayo, natwe duhereza agaciro izo mbabazi Imana yaduhaye. Twe gukoza isoni
uwatubambiwe, ahubwo duharanire kumuhesha agaciro mu byo dukora, mu kazi dukora, mu mudugudu dutuyemo, mu nzira tunyuramo, mu ngendo dukora, mu bavandimwe, mu muryango ndetse no mu ngo zacu. Twubahishe Kristo. Tugiye gusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu, Imana igira neza, Imana itabara kandi Imana y'imbaraga, tumaze kumva ijambo ryawe. Mana, ijambo ryawe rije ritubwira ngo twakire imbabazi kuko arizo zatubashije gutsinda icyaha. None aha ngaha nsengeye ababyeyi, nsengeye abasore, nsengeye abakobwa ndetse n'abagabo, nsengeye abavugabutumwa, nsengeye abaririmbyi. Mwami Imana igira neza, abo bose uduhereza imbaraga zo kwakira imbabazi zawe ndetse no guhereza agaciro izo mbabazi watugiriye, waduhaye. Duhereza agaciro amaraso wamenye ku musaraba. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Nitujya gukora icyaha, twibuke ko hari umubare wanyuzemo, twibuke ko hari uburibwe wanyuzemo, twibuke ko hari icyizere watugiriye. Mwami Imana igira neza, tuzinukwe burundu, twumve dutandukanye naco. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Reka utugane mu bushizi bw'amanga. Mwami Imana igira neza, reka imbabazi zawe zigere kuri buri muntu wese ahari hose. Mwami Imana igira neza, urushaho kudutsindishiriza dutandukanye n'icyaha ndetse n'igisa nacyo. Izina ryawe rihabwa icubahiro, izina ryawe urushaho gushyirwa hejuru. Ukuri Imana ikomeye kandi kukuri Imana itabara. Urakoze kugira neza, urakoze kutabara. Byose byambaje neza mu izina rya Kristo Yesu Nazareti. Amen.